Abaturage bo mu mujyi wa Uvira uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongeye kwibasirwa n'imyuzure yaturutse ku mvura nyinshi yaguye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu tariki ya 27 z'ukwezi kw'icyenda. Abibasiwe n'imyuzure barasaba leta kugomera izo nzuzi za Kalimabenge na Mulongwe. Ikintu cya mbere nuko ntare boisement ikorwa na guverinoma, usanga imisozi yose yunamiye Uvira yambaye ubusa, tigira igiti, tigira inkingirizi, no kuvuga ngo buri gihe imisozi ibiri ikunduka bitewe nuko itari reboise. Icya kabiri no kubera ko nta makanalization, ntabwo inzuzi zimbiye. Kuva inzuzi ziteye muri 2020 zahise zica inzira nyinshi, ugasanga nonzi zikigendera mu nzira zazo. Noneho haburaho ubutabazi bwarabuze, leta ntiyimba inzuzi cyangwa se inkanaliza amaveni, imihanda, inzuzi bitunganye. Kubera izo mpamvu rero ugasanga inzuzi buri gihe ziratera abantu. Amwe mu makaritsiye yibasiwe n'imyuzure yateye umujyi wa Uvira biturutse ku migezi ya Kalimabenge na Mulongwe yuzuye, harimo quartier ya Nyamyanda na quartier ya Kilibula. Muramwe muri ayo makartier wabonaga uruzi rwa Kalimabenge hari amazu gwasenye, ahandi naho wabonaga amazi yuzuye amazu byari byuzuye imicanga n'ibyondo. Benjamin Rutugwa n'umuturage utuye muri quartier ya Nyamyanda. Twagiye kubona tubona byose amadirisha imyango yose kera amazi yabaye menshi. Icyo twakoze gusa twatabaye abana, nta kintu na kimwe twakuyemo. Ernest Manirakiza avuga yuko mu ijoro bari mu gikorwa cyo gutabara abantu bari bibasiwe n'ibiza. Yisanzwe mu mpangu z'abantu, impangu ziravumagurika, ibintu byinshi rwose wareba ibyangirikanye, amazu yangirikanye. Kimwe nta bantu bakoze amazi ariko ibintu byinshi kabisa byinshi bibaho byangirikanye rwose. Veda Sengabo, Ijwi ry'Amerika, Uvira.